twongeye kubaha ikaze bakunzi babizaza TV Rwanda, mwe mukomeze gukora subscribe mugakora share ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, yabisa ku isaha cyangwa se nyuma y'igihe runaka, amakuru atandukanye abagiye acaracira ku bitangazamakuru bitandukanye y'abana yo twigiriye ku isoko tukayabazanira. Rero wo mu gihugu cya Uganda mwifurije ikaze, uri muri Tanzania nkwaye ikaze, uri muri Kenya cyangwa se mu Rwanda no mu turere twaho, na uri muri Sudani na uri muri Kenya, mwese nkomeze kwifuriza ikaze. Kandi namwe muri Kota Masimbi, nukuri Uwiteka akomeze abaho umugisha kandi abahe imbaraga zo gukora mu kwiteza imbere. Umuntu yaravuze ngo icya mbere ni amakuru, burya amakuru kuyamenya ni byiza cyane. Umugabo yasanganywe uduhanga 24 tw'abantu. Akenshi mwagiye mwumva amakuru atandukanye hirya no hino muri Afrika yuko abantu bizera bakizera imyizerere runaka, bityo iyo myizerere igatuma hari abantu benshi bahasiga ubuzima. Utibyifashe gute mu gihugu cya Uganda? Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimimana, niyo muri kumwe muri kumva umunsi ku munsi no mu biganiro bya bizazamenya ndetse n'ibiganiro bitandukanye yaba makuru abagenda aca hano kuri Bizaza TV Rwanda. Umunya-Uganda witwa Damurira Godfrey yasanganywe uduhanga 24 tw'abantu bikekwa ko yatwifashishaga atamba ibitambo bitandukanye. Umuvugizi kandi wa polisi Patrick Onyango wo mu gihugu cya Uganda yavuze ko uwukekwa ko wiyitaga umuvuzi azayirwa bijyanye n'itegeko ryo kwirinda no kubuza gutanga igitambo cy'ubuntu. Ibi bisanzwe kandi ibisigazwa kandi by'inyamaswa n'imibiri nabyo byasanzwe mu rusengero rwa Godfrey mu nkengero z'umurwa mukuru wa Uganda. Polisi kandi yakomeje itangaza ivuga ko igishakisha mu rusengero rwa Godfrey yizeye kwakura ibindi ibisigazwa by'imibiri y'abantu bitandukanye. Onyango yabwiye ikinyamakuru BBC giti turimo kumurega mbere na mbere hashingiwe ku itegeko ryo kwirinda no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu, cyangwa se iryo tegeko ribuza umuntu kugira cyangwa se gutunga ibice by'umubiri w'umuntu n'ibikoresho by'igitambo cy'umuntu. Icyaha nikimuhama azafungwa burundu. Godfrey kandi avuga ko ari umuvuzi gakondo ndetse akoresha imiti rwatsi, iyo miti cyangwa se imiti ikomoka ku bimera bitandukanye, imwe abayakuye mu mashyamba cyangwa se yindi abayakuye ku nzira. Ariko ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakorera mu gihugu cya Uganda bakimara kumva iyi nkuru yasohotse cyangwa se ibyo umuvugizi wa polisi wa Uganda yatangaje, bahise bavuga ko bitandukanye nawe. Ubu si ubwa mbere hatahuwe ibintu nk'ibi ngibi biteye ubwoba, biteye agahinda mu gihugu cya Uganda. Urabyibuka nko mu kwezi gushize polisi yakuye ibihanga 17 by'abantu mu rusengero rwo mu karere ka Mpigi rwagati muri Uganda, kari ku ntera y'ikilometero hafi 41 uvuye mu mujyi wa Kampala. Uko gutahura kandi ibihanga kombi kwavuzwe ko gufitanye isano n'imihango yo gutanga ibitambo by'abantu. Hirya no hino muri Afrika akenshi ibintu bakunda kugenda babyizera, ahantu bamwe na bamwe mu bihugu byinshi cyane bitandukanye bya Afrika bemera ko imbaraga zidasanzwe zivuye mu bice by'umubiri w'umuntu zitera ishaba nko kuba umukire cyangwa se umuvumo, cyangwa se kuba bagira umuvumo ku banzi babo. Ibi kandi bikunda kugaragara aho ujya kumva umuntu ngo bamuciye igikumwe, undi ngo bamuciye akaboko, undi ngo bamutumye igice cy'umubiri cy'imyanya nyibarukiro, cyangwa se ngo bagutumye ngo ubwoya bwe ku kaboko. Ni ibintu byinshi bikunda kugenda bigaragara, ariko akenshi bishingira ku myizerere n'imyemerere ya Kinyafrika. Rero nshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, ayo ni amakuru abatandukanye, ariko tuba tugomba
kwiga no kumenya, kuko burya hari ibintu bikwiye kuba byahinduka mu buzima bwa muntu. Kuba wakica umuntu ukamumira burundu ukamukuraho ugamije kugira ngo ushake ubukire ntacyo byakumarira, kuko n'ubundi niyo ubibonye bigenda cyangwa se ntabwo bikoresha neza, kuko uko byaje niko bigenda. Komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro byacu bya buri munsi, nta yindi nteguza nawe utaha. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndabakunda cyane.